kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Fire, 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 fire. I fire you. I fire. Choma kwa moto. Piga kila roho zote na giza kwa damu ya Yesu. Fire, fire, fire in the name of Jesus. Piga kwa moto kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Na moto, 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 moto. Imana ni nziza ibihe byose, kandi ibihe byose Imana ni nziza. Ndagira ngo twongere twinjire neza mu bigendanye n'imisengere, kandi ndagira ngo mbabwire yuko tugomba gusenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Noneho mbere na mbere yuko dutangira ikiganiro, aho tugiye kureba neza imisengere itandukanye, noneho twumve nk'uko nakomeje mbabwira, nzakomeza mbabwira ko nta karengane gahari mu bigendanye no gusenga, ahubwo Imana irashaka kugira ngo ibisambo bacike, maze ubundi abantu basenge mu kuri ndetse no mu mwuka. Namwe mundebere iyo misengere. Mbere yuko dutangira akadusenga Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kwemera kuduhishurira bimwe mu byanditswe byawe byera biziranenge. Bana natwe Yesu, kandi uduhe gusoma maze abantu basobanukirwe, mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko mu gusenga mu itorero rya mbere ry'intumwa rigishingwa, nyuma yuko itorero rya Bayuda ryari rihanguwe na hakiye itorero ry'intumwa. Iri torero ry'intumwa rero ryari rifite gahunda ndetse n'amabwiriza ryagombaga kugenderaho. Nimusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13, murasomaho gahunda ikwiye kuba mu materaniro yose y'abera. Bavandimwe rero, mureke dukurikize izi gahunda, kandi Yesu yaravuze ngo nibasange amategeko n'ibiyahamya, nibatavugwa ibihwanye n'iri jambo, nta museke uzabatambikira. Mukomeze rero mukurikirane neza imisengere itandukanye, kandi nagira ngo mbwire buri muntu wese gukomeza guhindura imyitwarire ndetse n'imyumvire mu kuvuga ko hari uwarwanyije gusenga, ahubwo nk'umurebera w'Imana ku isi ari we leta, irashaka kugira ngo abantu bagire gahunda mu byo bakora ndetse no mu misengere, kandi abagomba kugira amabwiriza bagenderaho. Murakoze mu izina rya Yesu, amen. Buri wese ashira amafaranga. Every person put money here. Zara amafaranga. Bring money here. Uwa mafaranga se hano, uw'imyenda ajyane hari. Those who are ubwami bw'Imana suga amagambo. The kingdom of God is not about words. Ubwami bw'Imana suga amagambo. The kingdom of God is not about words. Niba umuntu abaho n'ibihumbi bitatu, if somebody survives on 3,000, niba umuntu abaho kubera ibihumbi bitatu, if somebody survives on 3,000, niba umuntu abaho kubera ibihumbi bitatu, if somebody survives on 3,000, ni ngombwa Imana imutungure. It is important that God surprises. Ni ngombwa Imana yamuhe. It is important that God gives her. Ni ngombwa Yesu nawe uri ushira amafaranga wese hano. It is important that Jesus does it. Ndagusabira umugisha w'Imana. I ask for a blessing of God. Ndagusabira umugisha. I ask you for the blessing of God. Nta bukene buzakuza. No poverty will come upon you. Uri murajugunya ubukene bwawe hano. You are throwing your poverty here. Glory. Glory. There is a key in your life.
You are going to go home with it today. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo. The kingdom of God is not of words. Muze hano mwembi. The two of you come here. Muze hano. Come here. Shira ibyo bintu hariya muze hano. Put all those things there, just come here. Abakwambitse n'abaguhaye bose bahabwa umugisha n'Imana. All those who have given you and clothed